hadaciye kabiri gaze irongera haturikiye ndetse ikomeretsa abantu benshi cyane, umwe aza no kuhasiga ubuzima. Ni mu karere ka Nyanza hongeye kumvikana inkuru ya gaze yongeye guturikana abantu mu nzu. Iyi gaze mu guturika kwayo yari ifite uburemere bukomeye cyane kuko yaje gusambura inzu yose irayishwanyaguza. Akarere ka Nyanza kamoje kuba ka mbere mu kubonekamo ibibazo bitandukanye ndetse buri munsi, ngaho impanuka, ngaho abakozi bibye abana, ngaho umuntu akubise undi aramukomeretsa. Mu karere ka Nyanza hakomeza kumvikana imvururu z'abantu buri munsi ntihashira icyumweru tutumvishe inkuru yaho nk'izi ngizi. Benshi baturiye aka gace bavuga ko ibi byose bikunda kubera muri aka gace ari ukubera ubwinshi bw'abantu buhaturiye, kandi bamwe bakaba badafite akazi, ariko nubwo nta kazi bafite ntibasiba kunywa icupa cyangwa se agasembuye, ukibaza ngo amafaranga bayakurahe. Kandi bamwe izi nzoga bazinywa batanariye, ariyo ntandaro ikunda kubabaho bigatuma basinda cyane. Nkomeza gushimira wowe uri kumva biri hanze kabiri, nguhaye ikaze ku makuru ngiye kukugezaho, ndetse wibuka kudutera inkunga ukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ndetse nihaza n'akazogeraho ugakande, bizajya bitwereka ko uri umukunzi wacu kandi uzaturambaho, ndetse bitume natwe tuzajya tubagezaho amakuru yizewe kandi mashyashya. Ni mu karere ka Nyanza aho hongeye kumvikana inkongi iteye ubwoba ndetse yatewe na gaze mu guturika kwayo. Benshi bari begereye ahangaha bavuze ko bagiye kumva ikintu kiraturitse ndetse gifite uburemere kandi buri hejuru cyane, ndetse bajya kubona amabati ngari kugenda mu birere n'ibisenge, kandi byari biteye ubwoba cyane kuko bamwe bari aho hafi birukanse, bamwe bakura imisharo kubwo bamwe babikomerekeyemo, abandi barahahamuka. Mu buzima busanzwe gaze iyo uturitse ugira ngo ni bombe bahateye, kuko utabimenyereye ushobora kwikanga ndetse ukaba wanakuka n'umutima, ariko byaje kugendekera bamwe bari bahaturiye barirukanka, abandi bakwira imishwaro. Iyi gaze mu guturuka kwayo ikaba yaje gutuma umuntu umwe ahakomerekera ndetse undi ahasiga ubuzima. Dukomeza gushimira ubutabazi bwihuse bwaje kuzimya iyi nkongi y'umuriro, ndetse bakaba baziye ku gihe, kubera ko iyi nzu yaje guhura n'inkongi cyangwa yaje guturikiriramo gaze yari yegereye hafi y'umuhanda. Urabizi ko iriya modoka izimya kizimyamwoto iyo ari umuhanda mwiza, kwihuta cyangwa se kuhagera ku gihe biroroha cyane, ariko byaje no kugenda barayizimya. Gusa inzu yo yari yasambaguritse cyane, yashwanyaguritse igice kimwe. Henshi hakomeje kumvikana inkongi z'umuriro muri uku kwezi kwa karindwi tugitangira, kuko no mu mujyi inzu y'inyubako ikomeye cyane kandi ndende nayo twaje kumvikana yuko yaje nayo gufatwa n'umuriro n'inkongi, gusa nayo bitewe n'ubutabazi buhegereye cyane iza kuzimwa. Ese ni iki kiri kuba muri uku kwezi kwa karindwi ko tubona dutangiranye ibibazo byinshi cyane? Ibi bintu turaza kubigenza ute? Ni ugusenga cyane kandi mushireho amaboko n'amavi kugira ngo ibibazo bidakomeza kuba byinshi muri uku kwa karindwi. Murakoze ko kubamo ibibazo byinshi cyane, ndetse bamwe mwirinda kandi mugendera kure y'ibibazo. Uku kwezi kwa karindwi ndetse n'ukwezi kwa 12 niyo mezi mabi cyane agize umwaka, akunda kubamo amahano akomeye cyane. Ese ni iki cyaba cyateye iyi gaze guturika? Ese byaba byatangiye ute? Byaba byagenze gute? Reka ari byo tuva imuvo n'umuzingo kugira ngo byose ngo tubibagezeho. Iki gaze bakoreshaga yari isanzwe ikora neza, gusa bivuga ko hashoboka kuba habaho uburangare bwo kuyifunga nabi ikabasigara iri guta umwotsi cyangwa se akuka kwa kundi ihumeka. Gusa nyiri kuyifunga ntabwo yaje kubimenya. Bishoboke ko akimara gucana, murabizi ko gaze iba yakwiye mu nzu, ishobora kuba ariyo mpamvu aba ariyo ntandaro yatumye ihita iturika. Murabizi neza ko iyi gaze nk'iyi yahiturikiye yangiriza byinshi. Byabaruwe byangirijwe ntabwo turabimenya neza, gusa amakuru dufite akaba ari ayo ngayo ku kibazo kijyanye na gaze yaturikiye i Nyanza.
gusa leta ikomeza gukangurira abantu gukoresha gaze neza ndetse bakazigenzura mu gihe bazicomoye. Byaba biba byiza umupira wose ukajya uwufungura ukawukuraho, niba gukupa biba byakunaniye ukazajya ufungura umupira wose ukawukuraho. Kandi ngo mbere yo gucana ujye umanza wumve ko nta mpumuro ya gaze iri mu nzu. Niba urwaye giripe ujye uzana umuturanyi akumvire niba ntayirimo, niba utabyizeye, cyane cyane nk'abakozi bo mu rugo nabo bakomeza gutungwa agatoki cyane ko bakunda kugira uburangare bw'amagazi, bakigira ku matelefone bagashiriza ibiryo cyangwa bagashiriza ibyayi kubera ko baba bibereye ku matelefone. Leta rero irakangurira buri muntu wese uzi ko afite gaze mu rugo kuzajya yitaho akayicungira hafi. Bitari ibyo tuzajya dukomeza kumva henshi na henshi amagazi yaturukanye abantu, ariko bakaba bongeye kubashima ko imibare yo guturikisha gaze imaze kugabanyuka bigereranyije n'igihe tuvuyemo cyangwa se cyarangiye, uburyo buri munsi haturikaga amagazi, ariko ubu ngubu bikaba byumvikana ahantu hake cyane mbere ugereranyije n'uko mbere byari bimeze. Gusa mukomeza kwirinda, ufite gaze wese niba umaze guteka yisimye neza uyikanyage, ndetse niba uzi uvuye kuyigura wirinde kugenda uyicuritse cyangwa se uyitambitse. Byaba byiza uyitwaye nko ku igare ihagaze, niba ufite imodoka ukayihagarikamo, niba ari ku mutwe ukagenda nubwo wayitambika, ariko wagera mu rugo ntabwo wemerewe guhita uyicana uyitekeho. Ugomba kureka hagashira iminota 30 gaze ikabanza igatuza ikaguma hamwe. Ndetse ikindi kintu, niba ugiye kugura gaze making sure ubwire bari abantu babishinzwe bayisuzume neza, bayishireho utuzi bumve n'ibitari gututumuka, kuko twaje kubona ko hari igihe ugura gaze wayigeza mu rugo ikagiye ivamo itutumuka ku mpande ariko ntubimenye, bikaba wajya gucana gaze igahita ikwira mu nzu. Gusa abantu bose babyumve, iri tangazo ribagereho. Niba ugeze aho bagurira gaze, bwira abantu bazicuruza ayisuzume ashireho utuzi arebe ko itutumuka, narangiza agucanire. Bizajya biba byiza witwaje ka gapira ko hejuru kugira ngo bagashireho ndetse barebe ko iri no kwaka, uvaho ubayicanye ubona neza neza kiri kwaka. Nurangiza uterure gaze yawe ukigeza mu rugo, n'uwihutire guhita uyicanaho, ugomba kureka agashira iminota. Bitari ibyo tuzakomeza kumva ahantu henshi gaze zaturitse, kandi nizere ko mwumvishije. Ese iyi nkongi yo mu mujyi ho mu nzu ikomeye cyane kandi yubatswe neza, iyo yaba yatewe n'iki? Gusa abantu urabizi ko baba bari mu mujyi, ariya mazu yo mu mujyi, aya magorofa maremare aba arimo abantu benshi. Gusa ikibabaje cyangwa se cyababaje abantu ni uko bamwe mu bantu bakorera aha ngaha babuze uburyo bakora, kandi benshi bijeje imiryango yabo ko bagiye mu kazi barazana amaronko. Urumva gukora byabaye nabyo umunsi wose, kubera ko iyi nkongi nubwo yajimijwe ariko yari ifite ubukana bukomeye cyane. Gusa kuri uyu munsi rero inkuru z'inkongi zo zari inkongi zizabaye inkongi. Nkomeza gushimira wowe twabanye muri izi nkuru uko ari ebyiri, iyi Nyanza niyo mu mujyi, kandi Imana ikumere umugisha. Wibuke gukora subscribe ukande no kunzogera kugira ngo video y'ubutaha cyangwa inkuru y'ubutaha izajye kugeraho ku gihe. Wibuka gusharinga ndetse no gukora inzogera. Imana ibamere umugisha. Ciao.